tubifurije icyumweru cyiza cy'umugisha cyo kuba mu mahema y'Uwiteka. Imana ishimwe. Dawidi yaravuze ngo narishimye naranezerewe igihe bambwiraga ngo tugende mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. natwe iyo tugeze mu nzu y'Imana ni umunezero tudashobora gukura ahandi hantu. Hari ahantu henshi abantu bakura umunezero, ariko mu nzu y'Imana umunezero tuhakura utandukanye n'umunezero dushobora gukura ahandi hantu hose ku isi. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro kuko duhaye inzu yayo kugira ngo tuyinezererwemo tuyishimiremo. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Tujye kuganira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Abakozi b'Imana nibo bavuze ijambo rikomeye. Bavuze ngo umuriro ku gicaniro, haleluya, uracyakomeje kwaka. Bene data, nubwo iminsi 5 y'amasengesho y'igiterane yarangiye, ariko mu buryo bw'umwuka turacyari mu giterane. Haleluya. Njyewe ko nabyumvise so ndimo senga Imana n'ijambo ngiye kuvugaho, numvise ko tukiri mu mwuka w'igiterane. Imana ihabwa icyubahiro. Mu yandi magambo, iminsi 5 kubwo imiriho n'imihate byo mu isi yararangiye, ariko mu mugambi w'Imana n'ibyo igambiriye kutugirira biracyakomeje. Imana iracyakomeje kutugirira neza. Imana iracyakomeje gukora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye ku buzima bwacu. Ntabwo ibyari ibintu umuntu yazana guteramo, biragusaba kuba uri mu mwuka kugira ngo ubyumve kandi ubyakire. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Oya, ntabwo konegisiyo yarangiye kuwa 5. Imana ihabwa icyubahiro. Wacitse kuwa 5, ahubwo kubw'imiruho n'imihate yo muri iyi si ni iminsi 5 yateguwe yegeranye ifatanye, ariko mu buryo bw'umwuka. Dukomeje kuba ku gicaniro, dukomeje gusenga, dukomeje kubwira abantu imbaraga z'Imana, dukomeje kwamamaza intsinzi y'Ikaruvari. Haleluya. Kwamamaza amateka mashya, dukomeje kwamamaza imbaraga zikora ibyananiranye, imbaraga Yesu Kristo. Izo mbaraga z'Imana Data wa twese nizo mbaraga tugiye gukomeza kubabwira, kandi nta nubwo dufite gahunda yo kuzarekera kubibabwira. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Kuko ikirere turimo, ndavuga ikirere cyo mu mwuka. Amen. Haleluya. Ibirere by'umwuka bijya biba byinshi, ariko ikirere turimo cyo mu mwuka ni ikirere cy'imirimo n'ibitangaza by'Imana. Amen. Haleluya. Ni ikirere cyo kubwira abantu b'Imana yuko hari imbaraga ziri hejuru y'imbaraga zabarwanyije igihe kirekire. Imana ishimwe. Yuko hari Imana ihindura amateka y'imyaka 100. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kandi bavuga ngo uyu munsi ni ku cyumweru. Imana ivuga nicyo cyiza, icyo bari cyo ugenderamo. Nabyo kwa ngo byari bikwiriye kubigenda gutya, ni wowe nyine. Haleluya. Ariko Imana yo uko ushaka niko ikora. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iteraniro tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ese ni musenga, maze Imana ngo Mana ese ni ku cyumweru ijambo tuzavuga imbere y'ubwoko bwawe ni irihe? Kubera yuko ntabwo ari ukuvuga gusa, kuko
arakamenyereye, ibintu by'Imana ntabwo arakamenyera. Haleluya! ibi bintu by'Imana si experience, ahubwo ni urukundo. icyo umwuka avuga warangiza akaba ari cyo ugenderamo. duhereze Imana yacu icyubahiro. Haleluya! kandi uyu munsi witere hejuru wishime. umuntu wageze muri iri teraniro wese yitere hejuru yishime, anezererwe Imana y'agakiza ke. Imana ihabwa icyubahiro. reka dusome ijambo ubundi tubabwire icyo Imana yabadutumyeho. turi mu bihe by'imvura ariko ni umugisha, kuko nayo yari yarabuze, ariko ni umugisha. ntabwo bitubuza ko icyo bakora wenda barongera volume ya mikoro kugira ngo abantu bose bumve, ariko ntabwo biri butubuze kubwiriza. dusome ijambo riri muri Luka igice cya 2 umurongo wa 25. turaza no gusimbuka dusoma 36. Luka 2:25 haranditse ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simeyoni. uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. umwuka wera yari muri we. yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. ajyanwe n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simeyoni aramuterura ashima Imana ati, mwami, noneho urasezerere umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. kadusimbuke dusome 36. hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanueli wo mu muryango wa Sheri. yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7. noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa asenga ku manywa na nijoro. muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje gucungurwa ku Yerusalemu. mwakire ijambo ry'Imana. tugiye kuvuga gato ku Mana y'amasezerano yuzuye. haleluya! Imana yacu iyi dusenga, iyi tuvuga, ni Imana y'amasezerano yuzuye. niba hari ijambo wabwiwe n'Umwami Imana, niho ryamaze igihe kirekire, kuko hari igihe tugira amasezerano abamaze igihe mu byo gusenga bita amasezerano y'ibigugu. mu yandi magambo, ya masezerano amaze imyaka myinshi. rimwe na rimwe wava mu mwuka wajya mu mubiri, watekereza igihe wayabwiriwemo, wakwitegereza ibihe uhagazemo, wabihuza n'ibyo Imana yavuze. rimwe na rimwe ukaba wagira gushidikanya, ariko muri iri teraniro naje kubabwira Imana y'amasezerano yuzuye. iyo avuganye nawe mwene data, ni Imana yo kwizerwa ibihe ndetse n'ibihe. Imana ya Isirayeli nihabwe icyubahiro. haleluya! dusomye ijambo ry'umugaragu w'Imana, umusaza mukuru witwa Simeyoni.
ngo yari yarabwiwe n'umwuka wera ko atazapfa atabonye umucunguzi w'Abisirayeli. Uyu Simiyoni Bibiliya yamudekirivye neza uko yari ameze. Yavuze ngo Simiyoni yari umukiranutsi, Simiyoni ngo yaritondaga, ngo Simiyoni yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli, kandi ngo Simiyoni yari yuzuye umwuka wera w'Imana. Mbere y'uko ninjira kuvuga Imana y'amasezerano yuzuye, ndagira ngo mubwire mwene data nshuti y'umusaraba, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Simiyoni mu mateka y'ubuzima bwa Gikristo yarinze kwera kw'Imana mu gihe yari ategereje isezerano. Mu yandi magambo, yagerageje gukiranukira Imana igihe yari ategereje iby'Imana yamubwiye. Kandi Simiyoni igihe yari ategereje iby'Imana yamubwiye, Bibiliya yatubwiye ngo yaritondaga. Mu yandi magambo, Simiyoni yajyanye n'imbuto yitwa kwirinda. Haleluya! Simiyoni ikindi kintu cyamugaragaje Bibiliya itubwira, yari yarazi imbuto yitwa ntushobora gutegereza udafite kwihangana. Imana ihabwe icyubahiro. Kugira ngo uzagere mu masezerano yuzuye, birasaba ngo ufite iyo mbuto yitwa gutegereza, kandi ntiwategereza udafite kwihangana. Mu yandi magambo, imbuto yitwa kwihangana. Niba utegereje icyo Imana yavuganye nawe, uyisaba Imana. Niba utayifite, uko bukeye ndetse n'uko bwije, Imana ikongerere kwihangana. Ikindi, Simiyoni ngo yari yuzuye umwuka wera w'Imana. Reka nze mbabwire inshuti z'umusaraba, muri uru rugendo rwo gutegereza isezerano, iyo utumvise ijwi ry'Imana rikugarukaho, iyo umutima wawe, haleluya, kuko muri uru rugendo rwo gutegereza isezerano hariho umwizera agera akumva birarangiye. Ariko uko ugenda wumva ijwi ry'Imana ivugana nawe iguhumuriza, ugenda wongera wuzuye imbaraga. Reka nze mbabwire, ntabwo ushobora kuzagera haleluya mu masezerano yuzuye igihe cyose uzatakaza connection. Amen. Igihe utazajya wumva ijwi ry'Imana, kuko igikomeza abagenzi bategereje amasezerano nuko hahandi wumva bigucanze. Haleluya! Urazamuka bakikubita imbere y'Imana, waba umanuka ukumva ijwi rikubwira ngo humura, ndi Imana yavuganye nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Iryo jambo ryonyine, ndi Imana yavuganye nawe, ushobora kurigenderaho imyaka 5 ibyo Imana yakubwiye bitarasohora. Haleluya! Gusa kukubwira ngo mwana wanjye, ndawiteka Imana yawe, iryo hari ikindi ikoze. Haleluya! Iryo jambo ukarimarana imyaka 10 kandi wumva mu mwuka ugifitiye Imana icyizere. Ibi bintu uko ari bine nibyo byakomeje Simiyoni kugeza ubwo ababyeyi ba Yesu bamuzanye mu rusengero. Simiyoni kuko yakiri muri connection. Haleluya! Ndigitanga cy'imvura yabyutse nk'uko Simiyoni yari umusaza. Umwuka aramubwira ngo uyu munsi uraterana kandi uragiye Yerusalemu. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo Simiyoni araza, kandi umenye ko mu mwuka cyangwa yimubwira agwaza guterana. Simiyoni ntiyari azi ko Yesu bari bumuzane mu rusengero, kuko nta masocial media yari ahari ngo byacicikanye ngo hari umwana wavutse. Simiyoni nange amenya amakuru yabwiwe n'iki? Nuko umwuka wera w'Imana wari uri muri we. Bene da, ikirere cyawe cy'umwuka kiri kukubwira iki? Haleluya! Oya, iyo urimo gusenga ubyumva gute? Iyo uri kurenga imirindi wumva niyo gutabarwa barayumva. Haleluya! Haleluya! Uri kunyura mu bintu bikomeye, ariko kumva umutima wawe urakomeye kandi urahumurizwa nuko ikirere cyawe cy'umwuka kiba gifunguye. Ibintu byose bituma ikirere cyawe cy'umwuka
marigire yuko ibyuma byabo byabibonye, rimwe na rimwe hari n'igihe babyita iki, iteganyagihe. Ntabwo bari shuwa. Ugena iby'izuba n'imvura n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Iteganyagihe, imvura ni nkeya, izuba ni ryinshi. Mu mwuka wowe bimeze gute? Haleluya. Ariko naje kukubwira Imana y'amasezerano yuzuye. Hano muri iri teraniro hari abantu Imana yigeze kuvugana nabo, ibyo yavuganye nabo irabisohoza. Barahari cyangwa ibyo ndi kuvuga ntabyo? Hari abo Imana yigeze kugenderera irababwira ngo umwana wanjye nzakora ibi, irangije irabikora. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu ishyirwa hejuru. Nanjye uhagaze hano ni umuhamya wemye ko hari ibyo Imana yavuze yasohoze. Haleluya. Nuko uhagaze hano bavuga Imana y'amasezerano yuzuye. Ntabwo nawe no gutera barasa. Kubera yuko Imana isezeranye nawe umusaza. Usibye no ku buzima bwanjye. N'abantu n'abana twasanganye. Imana yasezeranye ikirangiza irasoza. Uyu munsi rero irasoza by'ibindi barabasoza amaso. Uyu munsi nanone izakoze by'ibindi baravuganye nawe. Kandi ukabikora mu buzima bwawe. Uyu munsi nanone n'iby'ibindi wasezeranyije utarasoza. Yambuye ngo nzamubwire ngo n'Imana y'amasezerano yuzuye. Yambuye ngo nzamubwire ngo yavuganye nawe niwe kwizerwa. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Simiyoni aterura Yesu arashima ngo muri ako kanya ngo haza n'undi mubyeyi witwaga Ana. Uyu Ana yarantangaje. Uzatinya ikintu Bibiliya itanga detaye. Ngo uyu Ana ngo yabanye n'umugabo imyaka ingahe? 7 yonyine. Ngo amara imyaka 84. Ari iki? Fata 84 y'ubupfakazi uteranyaho 7 yo kubera abanye n'umugabo, none uteranye n'iyo yashatse afite. Ngo ariko uyu nawe yari afite amakuru y'ijuru. Kandi Yesu isezerano ry'umucunguzi risohora, nawe yari yarabwiwe n'umwuka wera ko ari ugucungurwa kw'Abisirayeli kandi ko azaba ahari akurebesha amaso. Imyaka 84 uri umupfakazi, icyamubashishije ni iki? Icyamubashishije ni iki? Umupfakazi wabanye n'umugabo imyaka 7 yonyine, akamara imyaka 80 mu rusengero. Icyatumye imyaka yose ayimara akazabona isezerano ni iki? Nuko yahagaze bugufi bw'aho Imana ikunda kunyura. Yamwara inshuti z'umusaraba. Igihe cyose utazaguma bugufi bw'aho Imana yagusezeranisha mu buryo bw'umwuka, ndakurahiye ibyo Imana yagusezeranisha birashoboka ko Satani azagucogoza utarabisingira. Ariko igihe cyose uzaguma hafi y'Imana ugakomeza gusenga, marigire ubupfakazi, marigire ibibazo, ndakubwiza ukuri ko Imana uzarebesha amaso yawe ibyo yavuganye nawe. Haleluya. Haleluya. N'ijambo ry'Imana riratubwira ngo batarateranye. 84 ari umupfakazi. Ngo ariko yahoraga mu rusengero ngo yiyiriza ubusa. Imana ihabwa icyubahiro kugeza ubwo amaso ye yabonye iby'Imana yamusezeranije. Hari ingingo zigera kuri zingahe nshaka kuvuga. Imana ishimwe. Ariko ijambo nyamukuru ni Imana y'amasezerano yuzuye. Aleluya. Iyi Mana yacu rero mu isezerano, ingingo ya mbere, Imana yacu y'amasezerano yuzuye
n'isezerano Imana ni inyangamugayo. Kuvuga inyangamugayo hagati muri twe ni ibintu byoroshye. Amen. Kuko inyangamugayo ni ijambo rizwi rikoreshwa henshi. Iyi Mana ni isezerano ryayo, ni Imana yitwa Imana y'inyangamugayo. Mwene da, wowe wazinanirwa mu gutegereza isezerano, ariko iyi Mana, naraye ntangariye Imana, umubyeyi umwe twasenganye igihe kirekire, Imana ivugana nawe, Imana imusezeranya ibintu bikomeye. Ariko nubwo Imana yamusezeranije ibintu bikomeye, yaje kunyura mu bihe bikomeye. Amazu bayateza cyamunara, yari afite amazu menshi y'ubucuruzi, afite inzu nziza yari atuyemo, nziza ariko nziza, nivuga nziza wumve nziza, iri ahantu muri karitsiye nziza. Ibyo byose barabiteza, ajya gukodesha. Ibyo byose babiteje, nta kazi yari afite, yigeze kugira akazi karahagarara, amara imyaka ategereje akazi. Ariko mu gihe cyashize, mu gihe cya Covid, Imana iza kumutabara, ibimuhaye akazi, ariko akodesha, yaratakaje n'ibyo byose. Ariko uyu mugoroba muri iri joro nibwo yampamagara kenshi. Ibintu byatero bya za WhatsApp, abantu ibunye umuntu aguhamagaye utamenyera ko muvugana kuri kora ari byo kwandikirana gusa kuri WhatsApp, habaye iki Imana? Ngira ubwoba. Hashize umwanya arampamagara. Uzi ibintu Imana yamukoreye muri iki cyumweru? Yabonye akazi i Buraya. Yabonye akazi Buraya, agiye kujya Buraya gukorayo muri biro, afite kontra, yamaze kubona kontra, agiye gukora i Buraya. Igihugu tari ngombwa ko mvuga. Noneho aho agiye, ntabwo agiye wenyine, umugabo, famiye we desha yamaze kubona ibyangombwa muri iki cyumweru tugiye gutangira azagenda. Abana n'umugabo nibo bari gushaka ibyangombwa, ariko kuko bari ibintu nyine biraho bitagoye, nabo mu kwezi kumwe n'ibitinda bizaba ari ukwezi bamusange. Ku kidendezi Imana yavuganaga nawe ku manywa na nijoro. Imana ihabwa icyubahiro. Yambwiye ngo sinzi niba ndi gushima uko bikwiriye, ariko byandenze. Imana ishimwe. Icyo ni icyavuba mvuze. Imana yacu ni inyangamugayo mu isezerano. Niba hari ikintu uziringira, kabone naho wazagera mu bihe bikomeye, uziringire ijambo Imana yavuganye nawe. Uzanyura mu misozi, uvuga ngo nubwo nyuze muri iyi misozi, yavuganye nanjye ni inyangamugayo. Imana ihabwa icyubahiro. Abatazi ubunyangamugayo bw'Imana mu isezerano, iyo banyuze mu bikomeye bayitera umugongo, bakavuga ngo yaratubeshye. Ariko iyi Mana ntabwo ijya ibeshya. Haleluya. Irera n'ubundi mu migambi yayo no mu ijambo ryayo, ariko byagera mu isezerano. Igihe kimwe yigeze kubwira Dawidi ijambo rikomeye, iramubwira ngo narahiye kwera kwanjye sinzabeshya Dawidi. Isezerano, iyi Mana ni Imana y'inyangamugayo mu isezerano. Umumama umwe kera nagiye mu mateka, wari warakoreye Imana, yaravuganye n'Imana, aza kurwara uburwayi bukomeye bwica. Imana ihabwa icyubahiro. Aza kubwira Imana ngo Mana reka abana banje bakure, nibamara gukura uzancyure. Imana ihabwa icyubahiro. Yarwaye afite utwana dutoya kandi nta mugabo yagiraga. Imana yaramusindagije, yajyaga apfa akazuka. Abantu bakamurika mu makaritsiye, ariko kuko Imana yari yaravuganye nawe,
byaramusindagije kuko Imana ari inyangamugayo mu isezerano ryayo. Niba ufite ijambo Imana yakubwiye ukaba utegereje umwuzuro w'isezerano, mwene data shyira mu bwenge bwawe, ugaburira umutima wawe ko Imana ari Imana y'inyangamugayo, utitaye ku bizaza, utitaye ku bizivanga, utitaye ku biziyoberanya. Imana yacu ni Imana y'inyangamugayo mu isezerano ryayo. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Uburyo Imana ari inyangamugayo ingingo nyivaho, yavuganye na Aburahamu n'umugore we Sara. Aburahamu yari imukura muri Uriya Bakarudaya. Aburahamu yari umusore mutoya, niko twabyita. Mu gihe cyacu yagaragara nk'umuntu wari ukuze mu myaka 75, ariko isezerano ryasohoye mu myaka 100. Kuva mu myaka 70 kugera mu myaka 100 Imana yajyaga yongera ikamugenderera. Imana ihabwa icyubahiro, ikamugenderera ikamubwira ngo Aburahamu ninjye ngabigukingira. Ikongera ikamubwira ngo Aburahamu uzagororerwa ingororano nyinshi. Ngo Aburahamu arayibaza ngo nzagororerwa iki ngenda ndi inshike? Imana ishimwe. Ngo Imana iramujyana ari nijoro, imujyana hanze iramangorera murebe mu ijuru. Iramubaza ngo ubonye iki? Nduzi inyenyeri. Iramubwira ngo izi nyenyeri utabasha kuzibara niko urubyaro rwawe ruzangana. Imana ihabwa icyubahiro. Kugeza mu myaka 100 ubwo Imana yasohoje isezerano. Haleluya. Mwitangira igice cya 21 ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze, ngo agirira Sara ibyo yasezeranije. Ngo Sara ateruye umwana ngo araseka, ariko ngo ninde wari kuzabwira Aburahamu ko njyewe umukecuru ukugura imyaka 90 wimujyana mu bakera mushushanye muri iki gihe cyacu, umukecuru w'imyaka 90 gukikira umwana akamwonsa akamuheka. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo igihe cyo gucutsa nde, ntabwo muzi ko habaye ibirori byo gucutsa Isaka, yamucukije se ataramwonkeje. Haleluya. Kuko Imana yacu ari inyangamugayo mu isezerano. Uyu munsi naje kukubwira ngo Imana y'amasezerano yuzuye. Icyambere, Imana yacu ni inyangamugayo mu ijambo ryayo, ni inyangamugayo mu isezerano. Isi nubwo yavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Niyo mpamvu umwizera nyakuri agomba gufata icyemezo cyo guhagarara ku munara, ntabare imyaka, ntabare ibigeragezo, ntabare ibihe, ntabare amagambo, agaha agaciro ijambo Imana yamuvuzeho. Subiramo, ntabare imyaka, kuko umunsi umwe kuri twe ni imyaka 1000 ku Mana, kandi imyaka 1000 kuri twe ni umunsi umwe ku Mana. Mu yandi magambo irenze ibihe. Imana yacu muri iyi ngerime ngo ituruna y'ibihe. Wabara imyaka 60 kandi ijuru ryo ryakureba rikabona umaze imyaka 16 mu mwuka. Haleluya. Abantu barakubera imyaka, uriya mukobwa arakuze, ariko uwo mukobwa ukuze urame amagufwa, urame amahormone, urame amasarire n'ibindi n'ibindi. Haleluya. Uriya arakuze. Ubwo akuze ntabwo azashaka. Imana ni inyangamugayo mu isezerano. Uriya arakuze ntazabyara. Imana ni inyangamugayo mu isezerano. Uriya arakuze ntacyo azageraho. Imana ni inyangamugayo mu isezerano. Uzitumira abantu baruhiye imyaka 40, Imana isabira kubigura mu cyumweru kimwe. Haleluya. Mu cyumweru kimwe barabikoreye imyaka 40, kuko ari Imana y'inyangamugayo mu isezerano. Haleluya. Uzi ko abana bandi babyara mu myaka 15, Imana yaragura mu myaka 5. Haleluya. Kuko Imana yacu ari inyangamugayo mu isezerano. Bene data nshuti y'umusaraba, iby'Imana yacu birenze ubwenge bwacu. Niyo mpamvu iyo dushatse kubihuza ntabwo tujya tubyumva. Abandi bababyaye mu myaka 20, wowe ushaka kubyara 3 4.
mu myaka 5 ukabura ababyaye, kandi mama Elvera yabyaye mu myaka 10. Haleluya! Kuko Imana yacu ari inyangamugayo mu isezerano. Imana ishimwe. Baransize, bande bagusize, nisiganwa nirari niki? Baransize abana batungana, bafite abo mungana ni bande? Imana yavuganye nawe birahagije. Haleluya! Abafite ababyeyi bigaha bagiye hanze ntabwo mfite, ariko umubyeyi w'Imana ni wowe. Umubyeyi wita papa w'ijuru ni uko ntawe ndabona. Umwana aragusaba igikinisho cya 2 ukakibura, warangiza ngo nta papa mfite. Kandi umwana aragusaba igikinisho cya 2 yakiririra, ukamukubita intoki, ariko data wo mu ijuru ni umutunzi wa byose, nta kimana idafite. Haleluya! Urabuka wibona nuko abantu bakubona, mu cyumweru kimwe bakuyoberwa. Ibyo ngo niyobera, padiri yavuze ngo ibyo niyobera ritagatifu ryo kwizera. Iby'Imana niyobera ritagatifu. Imana ishimwe. Nakubwiye ngo iby'Imana ishobora kunkorera. Imana ishimwe. Mu cyumweru kimwe Imana ishimwe yankorera ibyo mu myaka 60 yihisha kuva arangije segonderi. Haleluya! Yarabanye akazi kuva arangije segonderi, akakabura afite imyaka 18, akazabigera afite imyaka 45. Ariko Imana ishobora, kuko ari Imana y'inyangamugayo mu isezerano, ishobora kunkorera mu cyumweru. Ndavuga mu cyumweru, bishobora kuba n'umunsi. Nta muntu ubyuka ari umushomeri bukiresinye kontra y'akazi ya miliyoni 40 akabona isoko mu masegonda, isoko rya miliyoni 80. None se iryo soko rya miliyoni 80 ikitarimo n'iki? Umushahara wa miliyoni 2 cyangwa amadolari 3,000, uwo mushahara amadolari 8, umuntu Imana ibiguhaye n'uwakoreye 200,000 guhera akirangiza segonderi, kuva angana gutya gikorera 200 kuba iyo myaka, wowe ushobora kuyahembwa mu mezi 6. Warangiza ukayubakamo inzu ushaka, ukayaguramo imodoka ushaka, ukayaguramo famu ushaka, kuko mu bintu nkunda inka. Imana ishimwe. Murabizi n'amasangwa arabizi niba yateranye nkunda inka. Haleluya! Nkunda inka. Niba nizahamba ari igicaniro, Imana ihabwa icyubahiro. Umva nahagarara hano muvuga ngo amase ngo aranuka. Iyo mpageze numva nagenda nkahagarara nkamara ukwezi, ibyo byose bikavamo. Imana ishimwe. Naje kubabwira Imana y'inyangamugayo mu isezerano. Ibyo wibaza uteranya 200 na 300 ntabwo bizahura. Teranya icyo Imana yakuvuze nuko uhagaze. Haleluya! Teranya isezerano nuko uhagaze. Uvuga ngo hazavamo icyubahiro, uvuga ngo hazavamo umugisha, ibindi biharira Imana. Icya kabiri, Imana yacu ni Imana idatsindwa mu isezerano. Haleluya! Kuko isezerano rigira urugamba. Amen. Kandi burya ikintu kikugerageza, ugeragezwa n'ijambo wavuzweho. Mu yandi magambo, ikikugerageje burya ntukarenganye burya ikintu kikugerageje cya mbere ni ijambo riri ku buzima bwawe. Mu yandi magambo, Imakire, icyo Imana yakuvuzeho nicyo gituma uhura n'ibyo uhura nabyo. Kuko Satani n'abadayimoni iteka ryose barwanya icyo Imana yavuze kugira ngo kidasohora. Ariko Imana yacu, haleluya, mu isezerano ntabwo igitsindwa. Urugamba rwose uzanyuramo mu isezerano, umenye ko atari wowe uzarurwana, umenye ko ari urw'Imana. Haleluya! Niyo mpamvu Dawidi bimucanze, abana Sawuli akomeje kumuhiga, kandi icyo yamuhigiraga nicyo yari yarasizwe, ni amavuta yari amuriho. Ngo arangije ajya gushaka Samweli wabihanuye. Niba hari abantu bagowe muri iyi si y'abazima,
ni abantu Imana igirira ubuntu bwo kubibanyuzamo ibyabo. Hari igihe umuntu aguhamagara cyangwa akakwandikira akakubaza ikibazo mu mubiri ukakiburira igisubizo. None se umuntu arakubwiye ati mama Herve harya ntago wigeze kumpanurira ukambwira yuko nzabyara ko ntazapfa ntabyaye? Uti yego Imana yarabivuze. None se ubu mfite imyaka ingahe? Ikindi ko muganga runaka ntumuzi? Ndamuzi. Ko yafashe ibizamini byose yarangiza akambwira ko bidashoboka ko nzabyara, nta n'icyizere yampaye ngo reka nshyire kuri traitement z'amezi 6. we nta na traitement yansize, yambwiye ko gusa ntazabyara. Ngaho reba nawe umuntu akubwiye gutyo kandi Imana yaravuze ko azabyara. Ariko kuko mu isezerano Imana idatsindwa, Imana yacu ihabwa icyubahiro. None se umuntu akubwira ati trompe, nta matrompe mfite, barayabaza yose, yagize ikibazo bayakuramo. Amen. Kuri iki gihe hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kubyara kubera iterambere n'ibindi, birashoboka. Ariko umuntu akubwiye ngo nageze muri menopause niko abaganga bambwiye. Amen. Menopause yamaze bamaze kuyemeza ko yaje. Kandi turabizi twese ko umuntu yageze muri menopause hari ibimenyetso atakibona, ntaba kijya mu mihango, nta kintu na kimwe. None se ni gute umuntu umaze imyaka 2 atajya mu mihango 3? Abaganga barenze bakabivuga ati ntago byashoboka. N'abari muri Amerika, hari umuvandimwe uri muri Amerika, abaganga babwe kandi afite imyaka 30 ariko abaganga baramupimye baramubwira ngo ibimenyetso ufite ni ibimenyetso by'umuntu wageze muri menopause. Urumva Satani n'abadayimoni ukuntu biyoberanya? Ariko Imana yavuze yuko azagira gute? Azabyara. Urugamba rwose uzacamo mu isezerano mwene da, naho impaka zizaba nyinshi, naho abantu bazacuranga bakongera bagacuranga, kuko rimwe na rimwe hari abantu bajya baturebera mu ndorerwamo y'ibihe duhagazemo bakibagirwa ko turi ijambo ryavuzwe n'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu muri Yeremiya igice cya mbere 11:12 Imana yabajije Yeremiya ngo uruzi iki Yeremiya? Yeremiya akayibwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Imana yamusubije ngo iki? Ngo waroye neza kuko ndinda. Ijambo kurinda bisobanuye ko iruhande hari ibishaka. Ijambo ryitwa kurinda nuko ku ruhande hari ibishaka kwica cyangwa kurwana cyangwa kuburizamo. Imana iramubwira ngo waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugeza igihe risohoreje. Mu isezerano Imana irinda ijambo yavuze. Niyo mpamvu abadayimoni bashaka gutuma ibyo Imana yatuvuzeho bidasohora. Iyo baciye mu rubyaro Imana irarinda, iyo baciye mu mugore Imana irarinda, iyo baciye mu miryango Imana irarinda, iyo baciye ku mubiri ukarwara Imana irarinda. Kuko mu isezerano Imana ntabwo igitsindwa. Ngo ajya gushaka Samweli aramubwira ngo harya si wowe Imana yanyujijemo ko si wowe wanzutse amavuta imbere y'abavandimwe ukavuga ngo nzaba umwami? Samweli aramubwira ati ngaho nsanze ntacyo nahakubwirira, ngwino tuzamuke tujya ahantu. Haleluya. Nituhagera turamenya icyo Imana ibivugaho muri ibi bihe. Ngo amufata ukuboko ngo baragenda bajya hitwa i Nayoti i Rama. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo bahageze ngo Sawuli amenya amakuru yuko Dawidi na Samweli n'abandi bahanuzi ngo bari i Nayoti i Rama, ngo yohereza intumwa za mbere zo kumufata, ngo zigeze aho bari zirahanura. Imana ihabwa icyubahiro. Mu yandi magambo icyo zari zije gukora n'icyazikora. Ngo yohereza iza kabiri nazo zihageze zirahanura, ziravuga ngo Dawidi uzaba umwami. Kandi zaje zifite inkota, ariko zihageze ziravuga ngo Dawidi uzaba umwami. Ngo Sawuli agategereza feedback akayibura, bakamubwira ngo rega bahageze barahanura, akohereza izindi. Ngo ageze aho nawe ariyizira. Ngo ahageze
ngo ahera ngo kucyamba hanura ngo yikuramo imyenda. Imana ihabwa icyubahiro. Niba ingabo zaraje zifite amacumu, Sawuli yaje afite iki? Avuga ati ubwo ari ahantu hazwi noneho birarangiye ndamwica. Ngo ariko yarahageze yiyambura imyenda ngo akajya yimwambika, akagira ngo Dawidi mwana wanje uzaba umwami, uriho amavuta yo kuzaba umwami. Mwana wanje nkurenganyiriza iki? Mwana wanje nkurwanyiriza iki? Uzaba umwami. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu ni Imana idatsindwa mu isezerano. Witinya mwana data bikugose, witinya intambara uhura nazo. Ikikugerageza n'iki Imana yakuvuzeho, ariko Imana yo ikomeje kurinda icyo yakuvuzeho. Icyanyuma nsorejeho Imana yacu. Haleluya. Ni Imana itazivuguruza mu isezerano. Uzi ko hari aho umuntu agera, ndavuga umuntu mu bihe bisanzwe by'ubuzima, umuntu yarakwemereye ikintu mugasesa cyangwa mwaragereye amakontara murabizi n'ibindi mukabisesa buti ngiye rwose ibyo naravuze nabivuze mu bihe byari bikwiriye, ukemerera umuntu ikintu narakubwiye ko nzakurihira segonderi yose, none kubw'ubushobozi ntabwo nkikurihiye, 5 niyo nshoboye cyangwa 3, umuntu arivuguruza. Ariko Imana naho haza ibihe bikomeye, icyo Pilato yigeze kuvuga gikomeye ubwo bamubwiraga ngo wanditse ngo uyu ni umwami w'Abayuda, kandi wagombaga kwandika ngo yiyise umwami w'Abayuda. Pilato yaravuze ngo icyo nanditse nacyanditse. Ndagira ngo nkubwire ngo ijambo Imana yakuvuzeho ntawe uzakuraho akadomo, ntawe uzakuraho akabago, ntawe uzakuraho ikintu na kimwe, kuko Imana yavuze n'Imana idashobora kwivuguruza mu isezerano. Mu yandi magambo, ntabwo ushobora kuzangendera ngo imbwire ngo mama Herve ibyo nakubwiye mbabarira, nari narabikwemereye ubuzima butarakomera. Nabikubwiye muri 95 ikiro cy'ibirayi kigura 5, none ku isoko ry'ibibanza n'amazu n'amamodoka byarahenze, none bya bindi nari narakubwiye ntabwo nkibiguhaye rwose ubimbabariremo. Niba hari ikintu Imana itazakora, niba yarakubwiye ko uzaba nyina w'abahungu n'abakobwa, Imana ishimwe, uzaba nyina w'abahungu n'abakobwa. Niba Imana yarakubwiye ko uzagusumbisha amahanga, ni ukuri kw'Imana izagusumbisha amahanga. Niba yarakubwiye ko izakubahisha, ni ukuri izakubahisha. Kabone nawe ibyo kukubahisha wari utaribona, yo izabirema. Imana ihabwa icyubahiro. None se ntiyahagurukije Vashiti ku ntebe y'ubugabekazi ikayicaza Esiteri, ariko Imana murayitiranya. Imuteza agasuzuguro, n'Imana yakamuteje kari agasuzuguro, n'agasuzuguro gatagatifu. Kuko Esiteri yagombaga kwicara ibwami, iravuga ngo nzakenyuruza abami nindangiza mbakenyeze. Imana y'amahoro y'icyubahiro ntago amazi ahenze. Imana ishimwe, ahenze kuko ukihagaze ku musozi wo gutegereza. Mu gihe cyo gusohora cy'amasezerano yuzuye, amazu ntago ahenze. Mu gihe cy'amasezerano keretse niyimpa mu ntara, ariko iguha mu ntara yakuzanye i Kigali gukora iki? Haleluya. Ubwo izayima mu ntara cyangwa nzajya kugondagonda agasambu iwacu bampaye i Huye, barakubeshye. Imana igusezeranye yari bizi ko ibibanza bizabigura miliyoni 20, kuko ari Imana itivuguruza izabisohoza. Ibibanza byagura miliyoni 30, izagura ikibanza. Sima zagura 10 na bingahe, uzubaka uhere muri fondasiyo. Imodoka zagura miliyoni 40 ingahe, n'ishyaka izagura miliyoni 100. Imana ihabwa icyubahiro, uzazitunga. Amafamu nashaka agura miliyoni 200, none uzazitunga amafamu. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Viza ya Canada
wikompera iby'Imana yakubwiye n'ibiruhagazemo. Isezerano ryuzuye ryicira inzira. Igihe kirageze kandi kirasohoye ngo ba Simiyoni bacicire amasezerano yuzuye nibarangiza bashima Imana. Igihe kirageze ngo akazi karabuze, ariko akazi kaburiye n'amayenyije ari hanze aha. Uzi ko hari n'andi yavuga kubera wowe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo bizinesi z'iki gihe nta kigenda, ibyo wabikuye he? Bizinesi z'iki gihe nta kigenda keretse hatarimo umugisha w'Imana. Haleluya. Abajya Dubai mu cyumweru kimwe se bakazasubirayo, abajya Turukiya se buri kwezi bajyana iki? Bajyana amafaranga. Imana ishimwe. Nawe Imana ntizivuguruza mu isezerano. Umwuka w'Imana aramubugenda urangurure, ubambire ngo ndi Imana y'amasezerano yuzuye. Niba kuri Simiyoni wari warahumye amaso, ariko twebwe ntizarinda ko duhuma amaso. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Niba Ana wamaze imyaka 84 mu rusengero yarabonye ihumure ry'Abisiraheli, ni gute wowe utazabona amasezerano y'abana bawe asohora? Ni gute wowe utazabona amasezerano y'ababyeyi bawe asohora? Ni gute wowe utazabona ibyo Imana yakuvuzeho bisohora? Mwene data, hagarara mu mwanya ukwiriye. Mu gihe cyashize nibwo umwuka w'Imana yambwiye ngo dukore uruhare rwacu nayo ikora urwayo. Mu yandi magambo, ibyawe ni uguhagarara mu gukiranuka, ni uguhagarara mu gutegereza isezerano wihanganye, ni ugukomeza kuba mu mwuka. Ubundi Imana yacu yo ni Imana y'amasezerano yuzuye. Wihuza ibihurimo, wihuza ibyo abantu bakuvugaho, wihuza iby'amateka yawe n'ibyo Imana yakuvuzeho, kuko birahabanye cyane. Ariko igitondo kimwe amaso yawe azareba ibyo Imana yakubwiye. Igitondo kimwe inda yawe izumva isezerano rikina. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ibirenge byawe umunsi umwe bizahagarara ku butaka Imana yavuganye nawe. Komera mwene data, Imana nigukomeje sindigukomeje, ariko amasezerano y'abizera tugiye kuyarebesha amaso. 5 basohorezwa mu cyumweru cya mbere, 2 basohorezwa mu kwezi kwa 11, 20 basohorezwa mu kwezi kwa 12. Ariko mbere y'uko uyu mwaka urangira, abantu benshi bagiye kubona ibimenyetso by'amasezerano yabo asohora. Umwami Imana abarebe neza. Hagarara ku munara wawe, komeza uba mu bihe byo gusenga. Iyo avuganye nawe ni Imana yo kwizerwa. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, izina ry'Uwiteka rishyirwa hejuru. Imana ya Isirayeli isezerano igasohoza n'ihimbazwe. Imana yacu duciye bugufi muri iri teraniro, turakubashe, turi munsi y'ibirenge by'inzu yitiriwe izina ryawe. Imana yacu uri Imana y'amasezerano yuzuye. Wasezeranyije Aburahamu kuzamuha Isaka uramuha, usezeranya Isaka kuzamuha umugisha wa se, urangije uramuha. Usezeranya Yakobo kumuhindura izina ukamwita Isirayeli, urangije urabisohoza. Abera benshi wasezeranyije urabisohoza. Natwe b'iki kinyejana, natwe b'ibihe byo mu minsi ya nyuma, ugiye guhagarara mu masezerano twizeye, kuko uri Imana itabesha. Ibyo wavuze no kubikora uzabikora. Icyubahiro ni icyawe. Duciye bugufi, ushyirwe hejuru. Abera bakomezwe no kuri Imana y'amasezerano yuzuye, bahumurizwe no kuri Imana itabesha, bahumurizwe no kuri Imana itaneshwa, bahumurizwe no kuri Imana itivuguruza. Isi ntabwo yava hejuru bikavaho. Uwizera azabona ayo masezerano. Abari bacitse intege, abari bacogoye basubizwe mu imbaraga, maze mwene bongera bagaruke mu mwanya ukuru wo gutegereza, maze biteguye bakomeza basingure kanani zabo. Icyubahiro kiri cyane mu ijuru. Mwese amahoro atanga aba mu wishimye, mu kagezi iteka ryose. Amen. Umwami Imana abahe umugisha.